Ikaze kuri wowe ukurikiye Unit Star TV cyangwa se US TV, ndagushuje ndetse nguha ikaze mu kiganiro ni umutumirwa kuri Unit Star TV. n'ubundi ndi mu karere ka Karongi, hanyuma ku bahazi mwahamenya aho turi hasi ku mazi ku kiyaga cya Kivu, ahantu heza cyane. nawe niba ushaka gutembera ahantu waza ukamedita ni karibu cyane. Hanyuma rero ndi kumwe n'abantu hano kuri set, waba rero uri mu ntara zitandukanye z'iki gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi Tanzania, Kenya, Burundi, Uganda, Congo no mu bindi bihugu bitandukanye, aba diaspora mwese, waba uri USA, waba uri London no mu bindi bice, ndagushuje ndetse nguha ikaze mu kiganiro umutumirwa. Reka dutangire n'aba batumirwa. Ndi kumwe na perezida, ni korali bayita intama za Yesu, yari inshanzeho gakeya, ni intama za Yesu kwaya, ni Kiziba SDA Church, ni mu karere ka Karongi. Ndi kumwe rero na perezida, nkaba ndi kumwe n'umutoza. Perezida, tuguhaye ikaze kuri Unit Star TV. Murakoze cyane. Amakuru Ni meza. Murakomeye. Waduhaye ubundi busobanuro burenze ku byo mvuze ukabyivugira nka perezida? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Pierre Tuyishime. Ni njye uhagarariye korali muri iki gihe turimo. Yego. Hanyuma usibye kuba uri perezida, ijwi uririmba wowe ni irihe? Ndirimba ijwi rya tenoro. Ubwo ni gatatu. Yego. Yego. Hanyuma noneho duhe na mugenzi wawe adusuhuze. Murakoze. Amazina ni Kabo Brigitte, nkaba ndi umutoza wa korali intama za Yesu, nkaba ndirimba ijwi rya mbere, soprano. Yego. Hanyuma ugifite iyo mike, korali ubundi intama za Yesu yatangiye ryari? Hanyuma mufite abaririmbyi bangahe? Murakoze. Korali intama za Yesu yatangiye mu 1998. Dufite kuri ubu dufite abaririmbyi bagera kuri 20. Yego. Hanyuma dusubize perezida. Perezida, ugiye kutubwira noneho ibikorwa mumaze kugeraho n'ibyo muteganya byose ubitubwire, hanyuma dukomeze. Cyambere ni ugushima Imana. Yegereze mikoro ho gato, nta kibazo. Cyambere ni ugushima Imana kuba yaraduhamagaye mu murimo wayo. Nibyo kwishimira, ihabwa icyubahiro. Yego. Ibikorwa byacu twagezeho, icyambere ni ukuba tugira gahunda ya repetition tukayatendinga nk'uko bikwiriye, kugira ngo turusheho kunoza ibyo twifuza kugeraho mu minsi iri imbere. Yego. Turi abaririmbyi bihimbira. Uyu munsi twashutinze indirimbo, turanateganya gushutinga mu minsi iri imbere. Imana nikomeza kujya iduha imigisha yayo. Dufite large project, Imana kandi iri kumwe natwe, tuzabigeraho. Yego. Indirimbo mufite ziri hanze ni zingahe? Dufite indirimbo sana ugenekereza ni nka 14. 14? Ziri hanze, ziri kuri YouTube channel? Ziri kuri YouTube channel. Ariko numvise mufite igikorwa cyo gutangira indi YouTube channel. Iki kintu mugishyiraho umucyo kugira ngo abantu mubakure mu rujijo. Ubwo aho byari biri ntabwo ari iwanyu, cyangwa se ntabwo mufiteho access kuri iyo YouTube channel? Mukaba mugiye gushyiraho indi nshya, bimeze bite? Ntabwo tuyifiteho access kubera ko umuntu wari imanagingaga ntabwo akiba mu Rwanda. Nubwo buryo tubyifuza kubikora utyo. Twari turi kuri seti, ni ubwa mbere mushutinze? Ntabwo ari ubwa mbere. Uducarenji twagiye tubonekamo ni nk'utuhe? Urebye ni itandukaniro hagati y'abaproducer, uburyo twakoze ku nshuro ya mbere n'uburyo twakoze ubu biratandukanye cyane. Muri audio ni iki kibagora muri record? Ntacyo.
muhatubwire dore ni namwe mubanza kuri mike ni ijwi rya soprano bimeze bite niki kibagora mu gukora bo hari audio hari n'amashusho wenda ikintu kiba kitugora kwa guhagarara nyine wemye wegereye mikrofone icyo kitugora ariko ndumva ubu ngubu biri kugenda biza. ubu soprano mumaze kugira bangahe? Soprano tugera mu 8 ndakeka. Alto ni 5. Tenoro ni 4. Wow. Baze ni 3. wa gatatu wari umwibagiwe. Okay. Hanyuma rero niki mwabwira ababakurikiye, niki mubasaba, mbese mwebwe mubabwire nyine niki mubasaba, niki babagomba? Okay. Murakoze cyane. Ikintu dusaba abadukurikiye icya mbere ni inkunga y'amasengesho, bakadufasha no mu gihe nyine twagize amahirwe yo gusohora indirimbo, bakadufasha nyine kugira gukora subscribe na share kugira bakazamamaza zikagera ahantu hose. Yego. Perezida nawe muduhe, wowe niki usaba ababakurikiye? Icyo tubasaba cya mbere ni ukudusengera kuko uyu murimo kuwukora nta mana ni zero work. Turifuza rero kuba abakozi bazahembwa. Kabiri, mu gihe twashyize ibihangano byacu hanze ku mbuga nkoranyambaga ni uko twazisakaza hose zikahagera, ubutumwa bwiza bukagera hose. Yego. Nibyo ngibyo tugana ku musozo rero, ngaho musuhuza abantu bakeya. Turasuhuza by'umwihariko abaririmbyi turirimbana. Yesu abaha umugisha. Tugasuhuza abayobozi bo ku itorero ryacu. Yego. N'abizera bacu nabo Imana ibaha umugisha. Tugasuhuza abantu b'abadiaspora. Diaspora bari muri Amerika. Turashimira umusore bita Tony, tugashimira umusore bita Dani, tugashimira mushiki wacu Divine, Aroni na Niyo na Miyeri. Abo ni abavandimwe dufite muri Amerika ndetse no mu Burayi. Abo ngabo Yesu abiteho, ndetse n'abandi tutibuka amazina twaje muri korali baragiye. Umutoza nawe hari abantu ashaka gushimira. Nanjye ndasuhuza mbere na mbere abajyanama, ndavuga abakuru bacu nyine tutaririmbana ariko baduhora hafi mu bikorwa byose. Ndasuhuza n'abayobozi bacu bo ku itorero ryacu, n'aba diaspora nyine bari hanze y'igihugu bo twaririmbanye cyangwa se nabo twasenganye ku itorero rimwe. Yego. Korali ubu umubare mwari mwavuze ko ari bangahe? 20. Noneho aba members muri rusange hari abantu bo baba bataririmba batagaragara ariko babandi babafasha nibo abajyanama. Okay. Ntago nibuka, reka mereze perezida mfashe. Okay. Urabibuka perezida? Ni ukugenekereza kuko ni benshi abaduha inama mu buryo bumwe cyangwa se ubundi turabafite, gusa umubare wo ntago naba nkubeshye. Dusoza rero, Karongi ni akarere kameze gute tugana ku musozo? Niki muturusha i Kigali n'ahandi gutyo? Akarere ka Karongi icyo turi kubarusha ni byiza nyaburanga Imana yaturemeye, ikiyaga cya Kivu, naho iterambere muri rusange ryo akarere ka Karongi kari kuzamuka. Turabasaba kugira ngo muzahasure, munagere no ku itorero ryacu, munamenye korali yacu Intama za Yesu, dutaramane. Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero tugana ku musozo, reka mbabwire ko n'ubundi twari turi mu karere ka Karongi, ni hasi ku mazi niho twari turi kumwe n'abavandimwe. Ngira ngo hari byinshi mumenye mutarimo mufite muri mind zanyu. Rero reka dusoze tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, mwaba abari ku manywa, abari nijoro, aho uzarebera iki kiganiro, igihe cyose uzakirebera.
rero wumve ko tugushuje kandi tugushimiye kuba wabanye natwe rero mukomeze kugira ibihe byiza. Njye nari Elisha, hanyuma noneho abangaba nabo batwibutse, ubwo nari kumwe na perezida n'umutoza ariko amazina yabo batwibutse hanyuma basezere. Murakoze. Mwari kumwe na Tuyishime Pierre. Bobo Brigitte. Bye. Bye.